byemewe ese biremewe gushakana n'umugabo wa runaka ejo munyangashakana n'undi mugabo wa runaka ejo munyangashakana n'umugabo wa runaka okay niba ushaka gushaka basi ko hari abasore benshi babuze abagore basi yakwishakiye umusore aho nta mugore uzongera kuvuga ngo agahinda yandereye abana sibyo erega sando turi inzandiko zisomwa na bose niba rero turi urwandiko rusomwe na bose biragatsindwa n'uwiteka yuko hari umwana uzakurana ikibazo amarira ajya kurira imbere y'Imana ngo Mana runaka niwe wangize imfubyi Mana runaka niwe data atandihira ishuri Mana runaka niwe watumye data atangurira urukweto uribaza icyo kintu Sandrine ni ikibazo gikomeye n'ukuri nta kindi kintu ngiye mfa na Mutesi pe nta na kimwe ibyabaye byarabaye kandi yanze kubisabira imbabazi w'abandi nibyo uvuga ngo yansabye imbabazi nazo yansabye yakomezaga nyemeza ko ari muramu wanjye wamuterese nanjye namugani wese wamwemereraga iki ko wari umushumba we icya kabiri akaba wari ubizi ko yubatse wamwemereraga iki yambwiraga ko agiye kudivorsa ategereje divorce none se wowe ni gute ushyigikira umuntu uko ajya gukora divorce kandi uri umushumba we kugira ngo aze mu bantu rero ni inama nitangira niba bishoboka kandi kuko niba ashaka gushaka itatuha ariko niyishakira umusore ariko abagabo b'abandi ejo hatazagira n'umwana umutegera mu nzira akamutera n'ikintu ati ni wowe watumye mama yangara cyangwa ni wowe watumye nanjye ntiga erega uyu munsi hari ba mukase b'abantu bafite ibibazo kubera ibyo bakoze kera wenda abana bakiri batoya sibyo umwana yazakura yaba nk'umwavoka cyangwa yaba nk'umucamanza cyangwa yaba nka meya wazajya kwakayo serivisi akayikwima ati uraza kunsaba serivisi warangaje mama nta soni noneho rero ibibazo ibyo bintu bigerekaho no kuba uri n'umukozi w'Imana abantu bose baguhanze amaso abantu bose bashaka kukwigiraho bashaka kubabera urugero rwiza ntabwo bisaba undinga neza Sandor biteye ubwoba pe hanyuma yarutaga niwe warutaga muramu wawe cyangwa se nawe ni mukuru muramu wanjye ni mutoya murumuna wawe se we yabyakiriye gute none kubona umushumba we cyangwa se uwo yabwiraga ibibazo bye amugisha inama y'urugo ari we wenda wagashatse kumusenyera yari yabyakiriye n'abari ku itorero ryaramufashije riramwomora abashumba babo b'itorero baramwomora bamufasha no kwiyakira no kongera kwakira umutware we mu rugo barasubirana ni ukuvuga bari baranatandukanye twemera iwacu ni kimwe twemera ko umuntu ashobora gucumura ariko nyuma yo gucumura yakwisubiraho nta mpamvu yo kumujugunya rero nta kibazo n'uyu munsi urugo rwabo rumeze neza cyane pe ni ukuvuga ariko bari baratandukanye kubera ibyo byose bari mu murimo w'Imana barakorera Imana nta kibazo hanyuma se we kuki atateye intambwe yatera intambwe agenda aganiriza umushumba kuko icyo kibazo Liliane wakibaza ko nanjye nabimusabye 2018 ibyo bintu bikiba gushyika uyu munsi ko nanjye mpora mbimusaba ko kuragira ngo nkore iki Sandrine urumva ko icyo kibazo ari cyo wagisubiza nabasha kugisubiza kuko nanjye nkundiye akabikora yaba abohoye abantu benshi ntabwo mbifata nk'umukozi w'Imana icyo gihe mpita ngufata nk'umuntu wibereye mu isoko nyine urimo gucuruza nk'abandi bose ariko Eliya urambabara ngiye kukubaza iri jambo urinsubize cyangwa se nturinsubize ni uburenganzira bwawe hari ikintu wavuze ngo umukozi w'Imana wasambanye ntaba agikwiye kwitwa umukozi w'Imana cyangwa se ngo ajye ku ruhimbi ntabwo ndi umuhanga cyane muri ano materme ngo abe yabwiriza siko uvuze ariko abazungu baranse
kabisa n'ukuri kw'Imana batangiye kurasa umwaka none hanyawo no kuri Noheli batangiye kurasa nka saa 12 ubundi arabura amasaha make ariko nibaze turi saa 11 n'igice ariko batangiye kurasa none se Riya Amen watubwiye ko itorero ryunze umuvandimwe wawe wari ugiye guterwa agapapo niko bikorwa na Mutesi hanyuma Mutesi we byagenze bite ese barabimenye nabo baramuhamagara we byagenze bite ku ruhande rwe gushaka gatatu rero kane byo ni ibindi twakijijwe tuyoborwe n'ijambo ry'Imana we niba twarakijijwe tuyoborwe n'ijambo ry'Imana kawera noti kuyoborwa na societe kuyoborwa na vision ngo uyu munsi ngo nibigezweho ngo menya none ko bagiye gushaka bwa gatatu se byaba ari ikibazo Riya ibyo ni byo turimo kurwanya rwose urumva bitazamurakaza cyangwa bikamubabaza none se we niba ufite umutima wenyine je ntawo ngira nawe urawufite none se je ko narakaye nka nababara yabikoze iki usibyo iyo tuvuga ko turi abasirikare n'ubu ngo tuba twiyemeje ko twanagwa ku rugamba cyangwa tukarumugariraho Bibiliya irambwira ngo isengesho ry'umunyabyaha ni ikizira imbere y'amaso y'Uwiteka isengesho ry'umunyabyaha rinuka nk'amagi yaboze niba muzi amahuri anuka ihuri rimenekera muri saro mugaturuka ku irembo ribanukira iyo nzu kuyinjiramo biragoye niko amasengesho y'umunyabyaha ameze naravuze ngo nabishaka ibi bintu niwe uzabishyiraho iherezo we ni ukuri kw'Imana nabishaka azabishyiraho iherezo ntabwo ari ikintu kigoye w'icyo agomba gukora arakizi ariko icy'iterabwoba cyo ntikirimo biriya bintu byo kuvuga ngo hari umuntu ugiye gupfa ngo hari umuntu ugiye kugira gute ibyo byo ni iterabwoba kandi n'ubundi bupagani ni ukuri ntabwo bikwiriye byashoboka ko uyu munsi Mutesi nawe yabaye Yobu Gasaro TV komeza ushyigikira umurimo w'Imana wumva indirimbo nziza cyane ya Bella Kakoil nakubwira ko ari korari itugezaho ubutumwa bwiza bw'Imana ndetse nkubwira ngo wakomeza gushyigikira umurimo w'Imana aho uri ku isi yose ndetse nkubwira ngo nawe ufite ibibazo bikomeye cyangwa se wumva umutima uremerewe wakumva iyi ndirimbo ni indirimbo irimo ihumure reka nkubwire ngo urakomeza uyumva muri background ndetse nabonye benshi mukomeza kumbaza iyi korari reka nkubwire ngo andikamo Bella Kakoil ubundi ubashyigikire nukuri uraba ukoze neza kandi ushyigikiye umurimo w'Imana bakunzi ba Gasaro TV tubahaye ikaze aho merereye mu mande zose z'isi ndabasuje cyane abari mu Rwanda n'abari muri diaspora ndabakunda cyane uyu munsi tugiye kuganira na Eliane niyo nangira navuga n'umusangwa hano iwacu nakagaruka Eliane tuguhaye ikaze murakoze cyane Sandrine reka mbanze nkubwire ngo umwaka mushya wowe n'umuryango wawe murakoze nanjye reka mbabwire ngo umwaka mushya n'umuryango wawe ndetse n'umuryango wa Gasaro wose wari umeze gute ndaho ndashima Imana ndetse cyane uyu munsi mfite amashimwe umwana wanjye yabatijwe numva ko ni umunsi mwiza kuri jyewe cyane umukobwa wacu wa kabiri ukurikira Minyoni uyu munsi yabatijwe ni byiza cyane ni ukuri nakomeza kureba umwuka ahubwo sinzi impamvu utagiye mu kirori ntabwo wanumiye rwose ntabwo twatumiye kubera ko ubundi yari kubatizwa buri buke Noheli iba atinda kuva ku ishuri noneho inyigisho ziramucika rero ntabwo uyu munsi twari twiteguye
twari twabiteguye nyine byarahindutse bituma rero uyu munsi tudatumira abantu benshi kabishwe ko na murumuna we umukurikira atari ameze neza ntabwo twashakaga gutumira abantu benshi. Yego. Nta kibazo ariko ubwo byagenze neza Imana ikabibamo, Imana ishimwe ni nacyo cya mbere burya. Hanyuma umwaka wa 2023 rero ni umwaka wakiriye gute? Navuga ngo ni umwaka benshi bategerezanyije amatsiko, numva bavuga batari ko Imana izatubabarire ntuzamere nk'uyu mwaka urangiye. Sandrine, buri mwaka mba mfite imihigo ngenderaho. Twebwe urugo rwacu tugira agakaye k'umuryango. Tugira agakaye k'umuryango, iyo umwaka urangiye tureba ibyo twari twarahize umwaka utangira, tukareba ko twabigezeho se kangahe ku ijana, ese ni iki twakoze nabi twagomba gukosora, ese ni hehe twashyira eforo, ni hehe twagabanya wenda tutabigenje. Mbese tugira agakaye k'umuryango buri mwaka. Ni ibintu natangiye nkiri umukobwa, nkiri umwana, by the way, nta nubwo akamara ngo nari ntaranaba umukobwa, nari nkiri umwana. Ngakunda kwiha intego nkavuga ngo ngiye igihe iki n'iki nzaba mfite ikintu iki n'iki. Noneho ndabikurana nkajya nanandika no muri ako gakarine kanjye nkavuga ngo sinshaka inshuti iyi n'iyi, sinshaka umuntu runaka, ndashaka kugera, mbese nkandikamo ibintu byanjye byose n'ibyo nshaka kugeraho, ibyo nshaka kubwira Imana, buri kintu cyose nkacyandika. Ndabikurana ngeze no mu rugo rwanjye, bukeye umugabo wanjye aza kukagwaho, arabikunda atuma tubikomeza. Noneho tugira rero intego twe tuba twashyize imbere y'Imana kuri umwaka utangira. Izo ntego rero tujya twicara tukareba twazigezeho kangahe ku ijana, ni iki se twakongera, ni iki se twahindura, ibintu nk'ibyo. Rero umwaka utaha nawo ni umwaka niteguye, hari byinshi twari twifuzaga kugeraho bitaragerwaho bitewe nyine n'idindira, nk'uko abantu benshi barimo kubivuga, uyu mwaka utabaye mwiza cyane. Ariko mu kuri genda shima Imana, si byose byabaye bibi pe, ni bikeya nkurikije uko nabyifuzaga, hari ibyagezweho. Rero 2023 nayo nyiteguye nk'umwaka mfitiye amatsiko menshi, kuko 2020 narayiteguye imbera mbi. Ariko muri byose buri Imana yo yari ibizi. 2021 nibaza ko wenda izaza ikayisimbura nayo imberamo mbi, ariko nubwo yabaga mbi habaga harimo n'ibyiza. Yego wenda ibibi nibyo byagaragaraga cyane, ariko habaga harimo n'ibyiza kameme cyane. Ngoro 2023 nayo nyitegerezanyije amatsiko. Imihigo n'ubundi nzayihiga. Uyu munsi tugiye kurara muri veye, twebwe turarara muri veye. Ubwo ejo rero noneho ni umunsi wo kwicara tukareba n'iki tugomba guhiga, n'iki dukeneye kugeraho. Hanyuma navuga hari isaga imaze iminsi kuri iyi mihanda yacu ya Aline Gahongayire, bamwe ataratwite abandi ati nagatwiko, gusa kugeza kuri uyu munsi nuko ikiri hari uko ashobora kuba ari filme igiye kujya hanze agiye kuzakina. Kiriya kintu wacyakiriye gute Elia? Je rero shaburi ukuntu nteye Sandrine, wenda binakuyeho ko Aline muzi neza cyane ko mu makosa atakora n'iryo ririmo. Ariko niyo byari kuba byo, yari kuba ari amahitamo ye. Ariko kuko njyewe nzi Aline neza, nahise mbibona ko ari filime.
kuvugisha ntaranabibona nabanje kubona ko ari agatwiko nyine just kwa kundi umuntu aba ashaka kwishutingira. Mwibuke ko Aline ni umudizayina, Aline ashobora no kubikora arimo yamamaza Mugani, akaba arimo yamamariza nka company wenda icuruza imyenda y'abamama batwite. Ubundi abanyarwanda hari ikintu dukwiriye kwiga, cyangwa se kuri iyi mihanda hari ibintu dukwiriye kwiga, kutarebera ibintu byose muri negative. Kuko umuntu w'umumama nka Aline Gahongayire ntabwo ashobora gupostinga ubusa, sibyo? Ntashobora gupostinga ubusa. Byanze bikunze nubona Aline Gahongayire yapostinze ikintu uzamenye ko gifite icyo gihatse. Aracikubwira cyangwa nta n'icyo ari bukubwire, ariko icyo kintu byanze bikunze kiba gihari. Rero mu bantu babyakiriye nabi sindimo, gusa ahantu nabyakiriye nabi nabonye umushuti wanjye yayipostinze iriya foto, ashyiraho ngo akumiro nitushe. Ewana nari muririye uzi icyo bise kurya. Ndamubwira nti nta soni ufite, nariko kuki mushimishwa no gutesha abantu umutwe gusa. Nese ubwo ari wowe waciye mu byo Aline yaciyemo bakagupostinga gutyo wakwishima? Kubera iki mukunda ibyago by'abandi? Ndamusomera nyine ntaramenya, arambwira ati nanjye rega nyikuye ahandi. Ni yes, ikintu cyose udahagazeho gerero urabizi niko nteye Sandrine, ikintu cyose ntahagazeho sinjya ngiha agaciro. Kare cyane kubinyibwira uti burya yari ndatwite ko. Nyuma rero nahise nkora screenshot y'iyo stati ya postinze, njya kwa Aline Gahongayire kubimubaza ko yabimenye ibintu barimo gupostinga. Nsanga nawe yayipostinze. Nahise nseka, nahise mbibona ko sometime hari inda twite nubwo yaba atari umwana ariko indira hari. Nahise nita byari nyanira byari kimasa, nta bisobanuro yahisemo ako kanya, nubwo wenda nyuma twavuganye ariko ako kanya nta bisobanuro yahisemo. Ariko je nahise mbibona, nkibona nawe yayipostinze, nahise mbibona yuko byanze bikunze hari icyo arimo kuvuga, hari itangazo arimo gutanga, nubwo abanyarwanda tutazi. Ndavuga ngo abanyarwanda gusa, sosiyete nyafurika tutazi gusoma amarenga. Hanyuma Elia, reka nihute. Hanyuma barababara ngo bari bazi ko atwite koko, ni none se bari gushimishwa nuko koko atwite. Ngo gere ngo nibyo namwifurizaga, yes, ariko w'igihe nikiragera, kandi ni uzi igihe nyagihe abikeneyemo cyane. Hanyuma reka nihute, navuga muri iyi minsi hari navuga umupasiteri Pastor Mutesi, ntabwo ndeka kubivuga, iyi mihanda benshi baramwibasiye. Hanyuma ikintu baramwibasiye mu buhe buryo? Hari ijambo nanga ngo baramwibasiye. Ubundi kwibasira umuntu ni ukumuhohotera, ni ukumurenganya, ni nko kumwica, reka mbari kumvuga, sibyo? Ni nko kumuhigisha uruhindu. Sinzi ukuntu nabisobanura cyane. Oya, kwibasira umuntu navuga ni ukuba ari we abantu bari kuvugaho cyane, ati ngiye kurongorwa, ugasanga bamwe baramuvugaho cyane ariko ntabwo bamwibasiye. Nyine impamvu nuko abakuzira niba sibyo umuntu agiye kurongorwa ugasanga abantu bamwe baravuga ngo ntabwo byari bikwiye ibiki byose, kandi nta muntu udakwiye kurongorwa, sibyo se? Hanyuma rero ikintu cyaje kuntangaza cyatumye ngena nifuza kwibariza Eliane ni iki gikurikira. Ndabizi ko biri buze kugutungura cyane, ariko uramfasha wihangane. Ku munsi w'ejo, oya ntagarejo, ni kuwa kane, ndumva ari kuwa kane, hari umuntu runaka, ntabwo nshatse kumentioninga kuko nta burenganzira yampaye, kuko nawe uramuzi, nibwo hari ama screenshot nabonye, ndumva ari ya Pastor Mutesi na Eliane, ariko ngewe iyo umuntu atanyibwiriye ikintu sinjya mbiha agaciro. Arambwira ati mureba ate aho abakozi b'Imana bageze. Ndamubwira ati ntabwo bishoboka kuko
Eliane Minati ivugiye we ubwe ntabwo aba ari ukuri. Ese izo screenshot ni screenshot za nyazo cyangwa se ni bya bindi abantu bashobora guhimba Elia mbere ya byose? Sandrine baravuga mu kinyarwanda ngo uwanga amazimwe abandwa habona. Yego. Nubwo jyewe ntabandwa nsenga ariko uwanga amazimwe abandwa habona. Ubwo ndamenya uwo muntu ari inde, ndamenya mwaravuganye ibiki, ndamenya izo screenshot zari zirimo ibiki. Urabitsinze, urabitsindagira, urabisigiriza, urabizenguruka. Ubu koko hari umuntu wari wabona ava Igitarama agiye i Kigali akajya kuzenguruka akanyura ku Gikongoro ku Gisenyi. Mu magambo make ibyari birimo nibuka reka ndebe byavugaga yuko we yasaga no gusaba imbabazi wowe umubwira ko yahemukiye murumuna wawe kuba ati nka pasiteri twizera ntabwo ari ukwiye gushaka gusenyera umuvandimwe wanjye. Mu magambo make nibyo byarimo. Njyewe rero ndavuga ate se wafata Eliane nkamwibariza koko wabona iki gisebo bari gusiga Pastor Mutesi bitaranabayeho ugasanga ari abashaka kuba bamusenya cyane ko Eliane nawe amakuru arayitangira. Nibyo byari bikubiyemo. Byarabaye ubwo niba ari izo screenshot zanjye ni zo mu kwezi kwa gatatu niba atari ukwa kabiri. Oya njye naketse ko ari erega abantu baranahimba bashobora guhimba inkuru niyo mpamvu nanjye nibarije Eliane. Oya kuko usomye ibirimo buri kintu cyose mpamvu byabereye kuko icyo navuze ngisubiramo nkuko nakivuze mwene muzehe. Ni za 2021 mu kwezi kwa kabiri gatatu hafi ndi hafi kuza mu Bubiligi. Uwo munsi yaranyoherereje amafaranga 100,000 muri fundraising yarimo ikorwa yo kuvuza Happy. Ndamushimira ndamugana ariko niba ushaka ko ngushimanya byo koko kandi koko ukamfasha nk'uko wari wifuje kumfasha kuvuza umwana. Uzabanza umfashe kuvura umutima wa murumuna wanjye wakomerekeje. Rwose ibyo nabyo birimo ntacyo ubeshye. Niyo mpamvu nje nari nzi ko ari iby'abantu bahimbye ugasanga banditse Eliane ibindi Pastor Mutesi. Niyo mpamvu nanjye navuze naramubwiye ngo nibyo koko wifuje kumfasha kuvuza umwana ariko uzabanza umfashe kuvura umutima wa murumuna wanjye wakomerekeje. Duhera aho ngaho rero. Ariko yarabyanze guhura na murumuna wanjye, yarabyanze gusaba murumuna wanjye imbabazi, akomeza gutsindagira anabwira abantu yuko we nta kosa afite, ikosa ari irya muramu wanjye kandi igihe kosa ndibara kuri Mutesi cyane kuruta muramu wanjye kuko muramu wanjye hari n'ijambo Mutesi yigeze kwivugira njya nshingiraho nanamubwira ngo rwose nabishaka azasaba imbabazi ariko ntabwo ari itegeko ni uburenganzira bwe. Yigeze yivugira ngo nta mugabo usambana ngo umugabo ngo agire irari ngo ariko umugore we yakwitumye ashirwa kubonye kandi niwe wabyivugiye n'akanwa ke mana. Ngo rero kugeza iyi saha arabizi ko iryo jambo yaryivugiye nawe arabizi ko niwe wabiteye niwe ngo kugeza iyi saha nako niwe ngiye mbarayikosa nubwo na muramu wanjye yarikoze ariko muramu wanjye we yanaciye bugufi asaba imbabazi kandi azisaba n'itorero azisaba n'ababyeyi azisaba n'umuryango asubira no mu murimo w'Imana. Hanyuma se Eliane turahita twibaza igihano cye arakirangiza asubira mu murimo. Turahita twibaza iki kibazo. Turibaze se Pastor Mutesi ni umudamu twizera ndetse nk'umukozi w'Imana. Twumva ko hari n'abari buze kuvuga ati se Eliane ibi ni cye gihamya afite wabona ari ukubeshya ati njyewe ndayifite kandi itaturutse hagati y'impande zombi rwose ndayifitiye. None se iki kimenyetso cya mbere wowe uragifite cya message ge twivuganiye 2021 mu kwezi kwa kabiri. Ibintu byarabaye 2018. Yego hanyuma se turibaza Elia tuzi ko nta mugabo batwara n'undi batwara uwakagiye. Ubara gute kuri Mutesi kosa kandi umugabo yarabizi ko yubatse akaba yarakundanye na Mutesi kandi neza bizi ko nawe afite umugore. Nje ndumva ahubwo bose twababara amakosa cyangwa se akaba yaramuterese nawe atabizi ko afite umugore. Karame akakanya Sandrine akaba ari umudamu afite umugabo wa Sandrine akaza kuntereta sibyo? Yego.
n'umugabo we Mm. wa mugabo akaza akantereta kandi ndi inshuti ya Sandrine noneho nkajya nanisha Sandrine nkamubaza amakuru ye n'umugabo we Sandrine akayampa narangiza nanjye nkayashyira umugabo wa Sandrine umugabo wa Sandrine akaza arwana na Sandrine ati kuki wagiye kumvuga ejo mwongera icyo Sandrine yambwiye mwongera nkagisubizayo gutyo kandi Sandrine yarazi ko arimo angisha inama nk'umukozi w'Imana yego hanyuma bikarangira wa mukozi w'Imana wagiraga inama umugore akanagira inama umugabo bikarangira barimo gusohoka no guterana amavi no guhana indabyo no kurya no kurarana no kwiteza n'ibindi byinshi bategerejwe divorce ndibona ko muri izo screenshot baguhaye urabibonamo ko bari bagiye no kujya Uganda kwerekanwa kwa mukuru wa Mutesi nta birimo cyangwa birimo byose mfite screenshot mwavuganye birebire cyane cyane ijoro niba byiri saa mbiri tugeze hafi na saa sita dore ko nari ntanasinziraga nararaga nicaye iruhande rw'umwana wanjye yamfashije ijoro uwo munsi ariko icyambabaje nuko yari imfashije ariko bikarangira n'ubundi atemeye kuba yasaba imbabazi uwo yahemukiye n'uwo yababaje rero nkuko yarabivuze ngo biragoye gusetsa uwo warijije siko yivugiye hari amagambo hari utugambo ajya avuga ni ukuri nkatwandika ahantu nta mugabo utambana hasambana umugore kuko umugabo agira irari akaba yanabikora rimwe ntasubireyo ariko umugore we umugabo wese yifuje yagira gute icya kabiri biragoye gusetsa uwo warijije yarabivuze ntiyabivuze ndumva yarabivuze mu biganiro ajya akora umuntu wari uzi icyo kintu urumva kameme iyo uri mwarimu uba urusha umunyeshuri ubwenge niba we abizi ko hari umuntu yigeze kuriza kandi kabiswe ko abizi ko atari umwe yakabaye ubundi mbere yo gukora ibindi byose ni ukuri amwegera akamubwira ati mwana wanjye kuko n'abana be yarabareraga yari umushumba wabo mbabarira yaba umugabo mbabarira narakugushije kuba naremeye ukinjira muri ririya kosa nawe reka twemere ko nk'uko bivuga ngo niwe wamuterese akavuga ati kuba narakwemereye ukantereta ndi umubyeyi wawe ndi umushumba wawe mbabarira nagukoresheje ikosa sibyo yari abizi ko yubatse atabizi se ako Sandrine nyabo ako Sando ukweri wazi wanjye kabiri gatatu kaberwa ko nubatse oya ntabwo wabiyoberwa Sandrine twasengana ukajya usohokana na korali turirimbamo twese ukayoberwa ko twubatse hanyuma se Elia hari ikibazo nibaza ashaka guca bugufi ntawe byagize igikuri buriya buri muntu ashatse yajya aca bugufi akanemera amakosa yakoze kandi akayakosora sibyo kutemera ikosa igari no kutikosora none se umugabo icyo twibaza yari akibana n'umugore we yari kujya guterera ivi Pastor Mutesi bakibana nicyo kintu turi kwibaza uyu munsi cyangwa se yari akibana n'umugore yewe bari batuye ahantu bita Nyarutarama Banyahe yari akibana n'umugore we hanyuma akajya aca inyuma umugore we akajya muri ibyo byose na Mutesi Sandrine warekeye aho ngaho koko ibyo bashaka kumbaza ko suko ndyemera nabyemeye byarabaye hanyuma ko hari benshi bari buze kugwa mu kantu bakibaza ati se nimba uyu nta mpamvu yo kugwa mu kantu ariko none se ubwo ngubwo ikiri bubagusha mu kantu ni iki ni umukozi w'Imana turamwemera yego yambaye umubiri ariko ukavuga ngo yari umushumba bashumbye ati nyuma yaho akongera akagenda bagasohokana bagasangira bikagenda gutya na gutya uti nyuma rero nibwo byaje kurangira noneho ashatse gusenyera umuvandimwe urumva kuba yarazi ko umuntu yubatse kandi nkamwe b'abavugabutumwa mwirirwa mwigisha abantu umuryango agaciro k'umuryango umugore wakoze iki umuryango atawemera s'il-vous-plaît tujya tuvugisha ukuri tunareka umuntu tumuha amahoro ye ntawemera yemera divorce no gushaka kenshi ikindi mu gushakaho ni iki Sabe yaramubajije ngo ubundi inshuro umuntu yemerewe gushaka n'izingahe ati nta nshuro ziriho zagenewe gushaka inshuro zose washaka ubu ikindi mushaka ni iki
saba mushaka umuntu avuze ingoma kugira ngo mwumve we. ariko Eliya niba nawe yaragusabye imbabazi z'ibyaha yaguyemo nk'umuntu ntawe wari kumubabarira Yansabye imbabazi kuko yashatse no kumfungisha. ngaho uzira iki wowe Nzira yuko ari jye wari ufite ukuri kose ashaka kumpimbira ibyaha ngira ngo Pastor Serene yabisubiyemo barabyumvise n'amaudio yabyo arahari we n'abandi badamu bakoranaga inama ngo bashakire ngo banege imitego ntago nabyumvishije ngo bankorera agakipe nuko muri audio bivuga kaya nibura ntabwo kazi ko dushobora gukora agakipe kakisanga erega Sando iyi saga irimo abantu benshi n'ibintu byinshi ntago ari ibintu mwakwinjiramo ntabwo mubishobora jewe icyo nisabiye Pastor Mutesi kandi icyo musaba ni ukuri nk'umukozi w'Imana kuko niba nawe azi neza ko ari umukozi w'Imana akwiriye kutumva amajwi y'abamwoshya akwiriye kutumva amajwi y'abamukomera amashyi for nothing akumva ijwi rya Mwuka Wera akabanza agasenga akabaza Mwuka Wera ese koko biremewe gushaka hano ejo ngasohoka nkajya hano ejo ngasohoka nkajya hariya ejo ngasohoka nkajya hariya okay niba byemewe ese biremewe gushakana n'umugabo wa runaka ejo ngashakana n'undi mugabo wa runaka ejo ngashakana n'umugabo wa runaka okay niba ushaka gushaka basi ko hari abasore benshi babuze abagore basi yakwishakira umusore aho nta mugore uzongera kuvuga ngo agahinda yandereye abana sibyo erega Sando turi inzandiko zisomwa na bose niba rero turi urwandiko rusomwa na bose biragatsindwa n'Uwiteka yuko hari umwana uzakurana ikibazo amarira ajya kurira imbere y'Imana ngo Mana runaka niwe wangize imfubyi Mana runaka niwe data atandihira ishuri Mana runaka niwe watumye data atangurira urukweto uribaza icyo kintu Sandrine ni ikibazo gikomeye ni ukuri nta kindi kintu ngiye mfa na Mutesi pe nta na kimwe ibyabaye byarabaye kandi yanze kubisabira imbabazi w'abandi nibyo uvuga ngo yansabye imbabazi ntazo yansabye yakomezaga anyemeza ko ari muramu wanjye wamuterese nanjye namugani wese wamwemereraga iki ko wari umushumba we icya kabiri akaba wari ubizi ko yubatse wamwemereraga iki yambwiraga ko agiye kudivorsa ategereje divorce none se wowe ni gute ushyigikira umuntu uko ajya gukora divorce kandi uri umushumba we kugira ngo aze mu bantu rero ni inama nitangira niba bishoboka kandi kuko niba ashaka gushaka itatuha ariko niyishakira umusore ariko abagabo b'abandi ejo hatazagira n'umwana umutegera mu nzira akamutera n'ikintu ati ni wowe watumye mama yangara cyangwa niwe watumye nanjye ntiga erega uyu munsi hari ba mukase b'abantu bafite ibibazo kubera ibyo bakoze kera wenda abana bakiri batoya sibyo umwana yazakura yaba nk'umwavoka cyangwa yaba nk'umucamanza cyangwa yaba nka meya wazajya kwakayo serivisi akayikwima ati uraza kunsaba serivisi warangaje mama nta soni noneho rero ibibazo ibyo bintu bigerekaho no kuba uri n'umukozi w'Imana abantu bose baguhanze amaso abantu bose bashaka kukwigiraho bashaka kubabera urugero rwiza ntabwo bisawundinga neza Sando biteye ubwoba pe hanyuma yarutaga niwe warutaga muramu wawe cyangwa se nawe ni mukuru muramu wanjye ni mutoya muramu wanjye ni mutoya ari mu kiganiro murumuna wawe se we yabyakiriye gute noneho kubona umushumba we cyangwa se uwo yabwiraga ibibazo bye amugisha inama y'urugo ari we wenda wagashatse kumusenyera yari yabyakiriye nabi ariko itorero ryaramufashije riramwomora abashumba babo b'itorero baramwomora bamufasha no kwiyakira no kongera kwakira umutware we mu rugo barasubirana ni ukuvuga bari baranatandukanye ikintu twemera iwacu ni kimwe twemera ko umuntu ashobora gucumura ariko nyuma yo gucumura yakwisubiraho
nta mpamvu yo kumujugunya. Rero nta kibazo n'uyu munsi urugo rwabo rumeze neza cyane pe. ni ukuvuga ariko bari baratandukanye kubera ibyo byose. Bari mu murimo w'Imana barakorera Imana nta kibazo. hanyuma se we kuki atateye intambwe yatera intambwe agenda aganiriza umushumba? Kuko icyo kibazo Liliane wakibaza ko nanjye nabimusabye 2018 ibyo bintu bikiba gushyika uyu munsi ko nanjye mpora mbimusaba ko kuragira ngo nkore iki Sandrine, urumva ko icyo kibazo ari wagisubiza? ntabwo ikajya nabasha kugisubiza kuko nanjye nkundiye akabikora yaba abohoye abantu benshi, sibyo? yaba politiki yari yankoreye yo kumfungisha nanjye uganye nigeze abisabira imbabazi, yaba ibyo byo kwa muramu wanjye ntiyigeze asaba murumuna wanjye imbabazi. wowe wari wageretsweho ikihe cyaha icyo gihe? oya nta cyaha yigeze ambonera, barimo babipanga nyine, barimo bashakisha uburyo bantega ariko ntibyabahira. noneho n'inama yabo ijya hanze hakiri kare batarabasha umugambi wabo, bisanga audio zabo twazibonye bageze no mu itangazamakuru bafatirana. rero itangazamakuru ritarazishyira hanze kuko uretse mwebwe b'ejo mu gitondo bari abanyamakuru ba kera bose barabizi, n'ibimenyetso byose barabifite. uretse mwebwe b'ejo mu gitondo, yewe turi n'ab'ejo byo mu gitondo rwose. nk'izo diyo mbwiye rwose ntabwo nzizi ntakubeshye. ntiwamenya iyo ziva n'iyo zijya, zizwi n'abazizi. none se Liliane, ko nk'abakozi b'Imana abantu bamwe na bamwe wa mugari bafatiraho urugero ati Pastor Mutesi ni umubyeyi, ni umuntu ujya hariya akigisha urukundo, akigisha imibanire y'ingo, akigisha uko umugabo n'umugore babana, ati noneho nyuma yaho Sandrine muravuga buri gihe niba Liliane ntazi uko bakina football nzajya kuba coach wa football gute? hari aho babonye bafata umutoza utazi gukina umupira bakamushyira mu kibuga ngo najye gutoza. none se Sandrine mu by'Imana niho buri wese aza kuvuga ibyo adashoboye n'ibyo atazi ngo kubera yuko azi kuvuga cyane. Eliya, hari igikomere byaba byaraguteye ibyo bintu byagiye bibaho by'uko Pastor Mutesi yashatse gusenyera umuvandimwe wawe, byibuze ukumva biguteye igikomere? ubwo igikomere kimeze gute se Sando? cyo kumva yuko nyine umuvandimwe wawe yari asenyewe n'umuvugabutumwa, wenda rimwe na rimwe uvuga uti ntabwo nzongera gupfa kwizera wenda ibintu biza hano ku mbuga nkoranyambaga, umuntu umwe akaza akavuga ijambo undi jambo ati byibuze rimwe na rimwe tujye tugerageza guha abantu cyose kubasavinga ibyo natwe dukora. ariko nagiye mbivuga kenshi bakanantera amabuye ngo ndi umwiyemezi ngo ndebeke ngo nimenya, bakambwira ngo utaranibagaranyagira ngo ijoro riri hafi, ngo nuko ngo natomboye ngo ngabona umugabo mwiza, nkibaza niba umugabo wanjye watari umuntu atambaye inyama n'amaraso. ntabwo byanteye ibikomere ahubwo byanteye ipfunwe. byanteye ipfunwe kuko biragatsindwa n'Uwiteka kubona umukozi w'Imana. ntabwo nzi ukuntu nabisobanura. ubundi birakwiye yuko kuko ijambo ry'Imana ribivuga neza ngo tuzabamenyera ku mbuto zabo, sibyo? none se umukozi w'Imana we ntiyambaye inyama n'amaraso ntiyasambanira? ubwo nyine ubwo abataraba umukozi w'Imana. ikindi cya kabiri, hari umugabo witwa Dawidi byamubayeho koko arasambana.
kugeraho ari nabwo umwana wavuye muri icyo cyaha yapfuye n'igihano cy'Imana sibyo uyu munsi noneho dusigaye dukora ibyaha tukumva ko ari ibisanzwe sena ni ibigezweho ni ibijyanye n'igihe kubikora ntacyo bitwaye turi mu gihe cy'ubuntu turi mu gihe cy'imbabazi turi kuri social media ntabwo niba tuvuga dufite abakunzi bazaza kuturwanirira mbese ntazi ukuntu nabivuga muri iki gihe ariko ubundi ntabwo bikwiriye ko umuntu waguye muri icyo cyaha cy'ubusambanyi akomeza guhagarara kuri podiyumu y'Imana akabwiriza umuntu wamaze kwica ahagarara kuri podiyumu y'Imana akabwiriza umuntu mbese hari ibintu tuba tugomba kwirinda ku gato no ku kanini niba binakubayeho ukaba kuko wamenya ko wakoze icyaha nka Dawidi ugahita ukita bugufi ugasaba Imana imbabazi ukaboroga nk'uwapfuye sibyo ukaboroga kandi ugahita ureka icyo cyaha burundu ukakivamo burundu none se Sando twahora ducumura buri gihe ngo turi ku ngoma y'imbabazi we ubwo twaba turimo tubwiriza iki niba ducumura buri gihe tukumva noneho hari ikintu gisigaye cyisetsa kiri muri iri vugabutumwa ry'uyu munsi wa none ukuntu usanga abarokore umuntu akora icyaha abarokore bo bakamugerageza kumucyaha aho kugira ngo yumve ibyo abarokore bamucyaha ahubwo akajya kumvira ibyo abanyamahanga bamukomera amashyi sibyo bisigaye bimbabaza cyane yego kera muvuga muzigo wa kera ariko birababaje kuko Imana yadutumye kuza gucyaha kwigisha no guhana no gucyaha ntabwo nzareka kubikora nanjye uzambonaho icyaha zanyahe ntabwo nzabyanga ariko no gucyahwa ntucyahike nabyo ntabwo mbifata nk'umukozi w'Imana icyo gihe mpita ngufata nk'umuntu wibereye mu isoko nyine urimo gucuruza nk'abandi bose ariko Eliya urambabara ngiye kukubaza iri jambo urinsubize cyangwa se nturinsubize ni uburenganzira bwawe hari ikintu wavuze ngo umukozi w'Imana wasambanye ntaba agikwiye kwitwa umukozi w'Imana cyangwa se ngo ajye ku ruhimbi ntabwo ndi umuhanga cyane muri ano materme ngo abe yabwiriza siko uvuze bishatse kuvuga ko nyuma y'icyo reka twe kuvuga noneho uwasambanye gusa ni kimwe niba urugero Sandrine birananiye kwihangana urugo rurase ntandukanye na papa Happy ntabwo nemerewe kongera guhagarara imbere y'abantu ngo njye kwigisha ngomba kubanza nkicara hariya ngasubira ku gice nkiga nshobora kuzatanga temoignage y'uko byagenze nkaba naza nk'umuntu uje gutanga ubuhamya nkatanga ubuhamya bw'ibyambayeho bw'ibyo nanyuzemo wenda nyuma maze gukizwa cyangwa se maze no kwisuzuma nkareba kuko ngasanga niba nta cyaha mfite jyewe nabwo ariko sinemerewe kuza gutanga ubuhamya ngenda mvuga umugenzi wanjye nivuga jye ku giti cyanjye weakness yanjye yatumye urugo rusenyuka nkanabikora kugira ngo mfashe abandi bo ndindi ngo zabo zidasenyuka kuko ntaho Bibiliya inyemerera ko umushumba aba ari umugore cyangwa umugabo wibana ntaho nabibonye muri Bibiliya ntaho nabibonye hari akantu nikundira kuri Aline ntabwo abantu bongera muvugeho Aline ntageze akigisha hariya kandi twese inyigisho ze zikadufasha wari wabona se yigisha umuvugabutumwa ni dogiteri w'imitima kuko afite experience arimo sharinga abandi sibyo n'umukurikira nk'umukansara kubera ko hari experience afite y'ibyo yaciyemo ariko ntabwo amukurikira nk'umushumba ngo azamubwira ngo pasita sibyo hari amazina tudakwiriye gukinira inshuti yanjye
gukurikira Sandrine agukurikira nk'umunyamakuru sibyo yego ntabwo agukurikira nk'umuvugabutumwa niyo yanyura hari agasanga Sandrine urimo wisomanira yavuga atapu kuko abasitari babaye se sharikeriya none natwe reka tugira uburere nyine murabugira ariko uburenzeho ntabwo bamutera amabuye oya bashobora kumuvuga nyine bakamwandika akabacururiza akabatwikira ariko ntabwo bamutera amabuye ngo n'itorero ribe ryabyinjiramo sibyo yego kubera ko ni amazina atandukanye evangeliste pasiteri profete menya ya yandi yose y'amatitire yose twitwa noneho uko bigakubitiraho muka runaka aho ni ikindi kintu ko biteye ubwoba bya bintu ubundi mbere yo kuza mu murimo w'Imana hari ibintu bibiri nkunda kuvuga Sandrine n'ujya gukizwa utarakizwa nta wari ugufatiyeho inkota ngo ngwino ukizwe n'ujya gukizwa uzakizwa ukijijwe sibyo kandi niba wumva ugishaka kurya isi no kuryoshya ba wigumiye mu isi nta mpamvu n'imwe yo kuyivamo ntawe uzaza kugukurura ku ngufu ngo akujyane mu by'agakiza oya ariko nanone niba wabijemo ushaka uratwiterereje rwose tuzakugenda kubera ko disipurine yawe turayishinzwe reka mubwire Sandrine twese ntitwize mu mashuri yego wabonye ikigo kitagira prefe de disipurine ntabwo bishoboka hari ikigo cya segonderi cyangwa cya pirimeri kitagira disiplineri ntacyo hari home se ko wabaye muri home ariko ntubuze abashuti bawe bazibamo hari home wigeze wumva itagira ni matrice cyangwa ni materi cyangwa ba prefe de disipline ntabwo byakunda none kuki se twumva mu nzu y'Imana ariho mu isoko ibi bigomba gukorerwa bikaza kandi akizwa avuga ati ndarushye mu isi reka njye mu by'Imana nduhuke byibuze sibyo yego urugo rwananiye mu rusengero ashaka igisubizo cyiza ugeze mu rusengero usanga none ngo ugeze mu rusengero ubwo gukizwa no kuza mu urugo rwakunaniye ushaka ahantu waruhukira ushaka ahantu waryama ugasinzira none ugeze mu rusengero usanze n'ubundi muri rwa rusengero ugiyemo abarurimo nabo bararusha ingo zarabananiye ingo zarabananiye nibo birirwa ku karubanda batukana n'abagabo nibo birirwa ku karubanda bacyurirana n'abagore nibo birirwa ku karubanda baterana imigeri uvugishije ukuri waba ugifite ishyaka n'iyo yo kuguma muri urwo rusengero ntabwo byashoboka none se gukizwa ni ko gukizwa ari ukwimuka ku gasozi kabi wari utuyeho yego ko ariko abazungu baranse esa n'ukuri kw'Imana batangiye kurasa umwaka none ahanyawo no kuri noheli batangiye kurasa nka 12:00 ubundi arabura amasaha make ariko ibaze turi 11:00 n'igice ariko batangiye kurasa none se riya Amen.
watubwiye ko itorero ryunze umuvandimwe wawe wari ugiye guterwa agapapu niko bikorwa na Mutesi, hanyuma Mutesi we byagenze bite? Ese barabimenye nabo baramuhamagara, we byagenze bite ku ruhande rwe? nibaza ibyo ngibyo ari we wabibaza pe, kuko kugeza iyi saha iryo torero ntabwo akemerewe kuribwirizamo. Ni ukuvuga nabo baramuhagaritse. Yego. Urumva se utadusubije? Hari uwari kwibaza ati ese Mutesi niba oya impamvu bivuze, hari uwari kwibaza ati uruhande rumwe amakimbirane yo mu rugo y'uko umugabo wenda hari icyaha yaguyemo cy'ubusambanyi, sibyo? Ntabwo yaguye mu cyaha n'igiti, nta nubwo yaguye mu cyaha n'ibuye. Yego. Ariko urumva nyine we uwo byarebaga yagomba gusubirana n'umugore we, kuko uno munsi Mutesi we nta mugabo afite nawe arabyivugira. Niba ataramufite rero wari ubabaye cyane, ndumva ari uko yarasenye umuryango ubwo hagati ya murumuna wawe n'umugabo, urumva no bari bafite agahinda cyane. Ubwo rero urumva ariko nabonye mwawe yahise amubona umugabo bakora ubukwe da. Sure. None se yahise akora ubukwe, ntabwo ubizi ubukwe yakoze, ntabwo wabubonye n'ubuzi? Njyewe amakuru mfite nuko Jode nabonye avuga ko hari agiye kubona, yabonye undi mugabo umukunzi. Uko byagenze niwe wabibaza, ibikurikiyeho icyo nzi nuko nabonye ubukwe. Ntabwo nari mbizi, ni ukuri kose. Yakoze ubukwe ubundi rero agiye gukora nabyo niwe wabibaza, si jyewe. Aho ngaho naba ngiye kwinjira mu bitande, ibindi ba ni iby'iwacu. Bari babatwariye umugabo. Kamwana umugabo araryoha. Hari imboga zidasangirwa. Shayiri yaransekeje ati iby'iwacu ari iby'umbaza da. Ariko urumva n'uyu munsi Elia nturamubabarira, niba ubivuga nuko bikikubabaje, kandi urumva yagize neza, aragufasha mu bushobozi yari afite, agufasha kuba wavuza umwana, ariko urumva ka kantu n'ubundi uracyagafite ku mutima. Erega sheri, nakubwiye ngo mwibutse nawe byibuke. Biragoye gusetsa uwo warijije. Iyi nibyo. Ikindi cya kabiri, niba Sandrine ngufashe nkagukubita urushyi, n'umutwe ntabwo mu kibando nkakwasa mu mutwe ukikubita hasi ngahita nigendera, nyuma tukazahurira ahandi hantu warwaye umutwe cyangwa se warwaye ukuguru. Yego. Nkaza ngafata agatambaro nkakujugunyira ngo ngaha kirapfuka. Gusa mba ngukunze cyane we. Oya. Aba ari ukurenzaho. Uriya mu bintu rero sinkunda umurenzaho, nkunda ukuri. Twararwanye yego, dusabane imbabazi, mbabarira ndakubabariye ntibizongera, cyangwa se nibinongera nk'abavandimwe tujye twicara tubicoce mu Kinyarwanda, kubicoce. Tubicoce, sibyo? Igihe cyose igihe uzi ko nta kominikasiyo iri hagati yawe n'umuntu mwagiranye ibibazo, wishaka kumuryarya ngo umusekere kandi hagati aho ngaho hakirimo mbereka. Hari umuhanzi witwa Sindi Kubwabo Werarisi, yaririmbye indirimbo ivuga ngo mbereka we, mbereka we, mbereka we, mbereka we, burya mu bantu harimo mbereka, burya mu bantu harimo mbereka. Aho kugira ngo usekere rero ufite mbereka, wambwira uteriya ndakwanga ndakwanga ndakwanga. Iyo umbwiye kunyanga nkubaza icyo unyangira, kuko waba hose ukambwira ko unyanga uhita unasimbwira cya kindi wanyangiraga. Sando tukiganiraho kigakemuka, ariko
iyo uzanye mbere ukajya ushaka kunyereka yuko ko nta kibazo kandi gihari, ugashaka kunyereka ko utababaye cyane kandi ubabaye, ugashaka kunyereka yuko wibagiwe kandi utaribagirwa, ariko wibagiwe gute tutarasabana imbabazi? uretse kubeshya sibyo? mbese nta nubwo mbyumva, gusa icyo nakwivugira cyo ni kimwe, ntabwo Imana yemerera umuntu siritu umukozi w'Imana gushaka birenze rimwe. Wapfakaye good ariko utarapfakara, niyo ushatse bwa kabiri imbere y'Imana ntabwo ari byo, ntabwo Imana ibyemera, ntabwo ibyemera kandi na Bibiliya ntibyemera. Icyakora kwahukana Bibiliya irabyemera. Urimo urabyumva kwahukana icyo ari cyo? Gutandukana n'umugabo ukagenda ukajya iwanyu, ukicara iwanyu, ukarera abana bawe, ukabigisha ubaziko. aho kuvuga ngo uyu munsi hariya we mu Kinyarwanda kera bajyaga batuka umuntu kwangara agashaka kabiri. Urumva icyo giti ariko uzi ko gushaka kabiri ari igiti ariko iyo gushaka gatatu rero kane byo ni ibindi. Niba twarakijijwe tuyoborwe n'ijambo ry'Imana we, niba twarakijijwe tuyoborwe n'ijambo ry'Imana kawera, nuti kuyoborwa na sosiyete, kuyoborwa na viziyo ngo uyu munsi ngo nibigezweho ngo menya. none kuba agiye gushaka bwa gatatu se byaba ari ikibazo Eliya? Ijambo ry'Imana ni ikibazo, ariko ku giti cyongera ngo si ikibazo, ariko ku ijambo ry'Imana byo ni ikibazo ndetse gikomeye. urumva iyi nkuru nayumva utangaje, ntabwo byari bizwi yuko yashatse gutera agapapu, urumva azabyakira te Eliya? Byari bizwi, amamesaje witwa Claude arimo kugenda asoma ku macano n'izo screenshot, iyo screenshot ufite ko itavuye iwanjye atari jye wayiguhaye. Ntabwo ari wowe kandi nawe si wowe wayimpaye. None se ubwo niba bitari bizwi, iyi screenshot y'ibyo navuganye nawe yavuye he? Oya ndavuga kuri iyi mihanda. Kodi muransetsa. Oya ntibyari bizwi, sibyo? Kandi ibyo njye nawe twaganiriye biri hanze. Ahubwo vuga Sandrine ngo ko ntari mbizi. Reka kwisiza mbizi kuri umunyamakuru nyine ubazi ibyo uzi nka mwe. Ko ntari mbizi, oya nyamakuru bamenya byinshi. Hari n'uwayigwa kugira ngo wenda hashye, ni urugero. Ambabarire no kuba byatumye bihita mbonamo ikiganiro nk'umunyamakuru. Njyewe ni ukuvuga umva yima ijambo yambwiye ati abakozi rero nanjye nsabira imbabazi. Wowe umpamagaye tureba oye. Ngusabira imbabazi nde? Imbabazi wenyine. Naho nanjye nsabira imbabazi. So akubabarira ko wabivuze sibyo? Uzi se Eliya impamvu we yanditse ngo abakozi b'Imana b'iyi minsi bararuhijwe. Pastor Mutesi turamwemera cyane, ariko nababajwe cyane nibi byari bigiye kuba aho ndabivuga uko biri, aho yasambanywaga n'umugabo wo kwaba Eliane. Ahubwo ngera banze nje kwikanga ngira ngo ni umugabo wawe. Ndamubaze si bi niki kandi ati na mamesa ndashaka kumbwira, ndashaka abaya abarenga kubera icyo wari wikanzu wagabo kubera icyo wari wikanze wanje wese umugabo. aha byari kuba byarageze nyine kuri iyi mihanda. Oya burya ari kunzigi ngiye gushyira hanze no kuba wananije ahantu. Oya mvuze bizwi
bari kuba ino mihanda byaragezeho atari wowe wabizanyeho. nanone birababaje ariko shasi igishimishije neza kuko abantu benshi rwose bari kuvuga uti mu bakozi b'Imana ibintu birimo noneho ati ibintu biri kuberamo ati noneho nta mahano ati noneho muratuma abakristo rwose icyizere gitakara. ahubwo ibyo nibyo turimo kurwanya. ibyo nibyo turimo kurwanya rwose. urumva bitazamurakaza cyangwa bikamubabaza? none se we niba ufite umutima wenyine jye ntawo ngira? nawe urawufite. none se jye ko narakaye nka n'ababara yabikoze iki? hari ibintu rero jyewe ntajya nakira ntajya nanumva. ariko karame kubera iki igihe cyose mwumva iyo umuntu akoze ikosa ahita yumva nyir'ukurikorerwa ari we ufite umutima utababara? umugabo yagarutse. ni bya bindi mu kinyarwanda bavuga ngo ingwe ikurira umwana ikakurusha uburakari. ndagukomerekeje ariko wowe uceceke ushiriremo imbere njyewe ntuzankomeretse. siko bimeze? muri make se n'icyo unenga Pastor Mutesi kugeza kuri uyu munsi Elia cyakubereye igikomere? njyewe sinenga Mutesi, ndanenga abitwa abakozi b'Imana bose bakora ibihabanye na Bibiliya. ubwo ngiye kunenga izina Mutesi, hari n'undi witwa Mutesi, wenda hari Mutesi Jessica, hari Mutesi Joseline, hari Mutesi Kabire, hari Mutesi, ba Mutesi ni benshi. ngenda nenga uwitwa umukozi w'Imana wese ukora ibihabanye n'ibyo Bibiliya ikora ivuga. kuko sando tujya turirimba ngo turi abasirikare ba Yesu, sibyo? iyo tuvuga ko turi abasirikare ni ngo tuba twiyemeje ko twanagwa ku rugamba cyangwa tukarumugariraho. byashoboka ko uwo mwashakanye yaguta Sandrine kubera ko kanjye nkunda kwitangaho urugero. ntabwo agakiza kanjye kangana n'aka Clement, sibyo? byashoboka ko Clement yagira intege nkeya akanta, ariko kuba Clement agize intege nkeya akanta cyangwa akansha inyuma ntibivuze ko nanjye ngomba kubikora. njyewe ngomba kwera imbuto nkicara nkamutegereza kugeza igihe Imana izamuhera agakiza ikamugarura. noneho Sandrine, mwebwe muravuga ibyo nibyo muzi. ese muzi ko hari n'abitwa abakozi b'Imana basigaye bica abo bashakanye kugira ngo babashe kwitwa abapfakazi? haryumva n'abagabo bitwa abapfakazi. muzi ko hari n'abitwa abakozi b'Imana basigaye barogesha abo bashakanye, abandi bakabategesha agaco bakabiyicira bonyine kugira ngo bakunde bitwa abapfakazi, babohoke, babone uko bashaka abandi bagore cyangwa abandi bagabo. biteye ubwoba. ese ubundi agakiza gapimirwa he Sandrine? ntekereza ko ari ku mbuto twera. nkunze ko bivuze neza. none se imbuto twera niba Bibiliya itubwira ngo umusumba cyangwa umudiyakoni agomba kuba umugabo cyangwa umugore ushatse rimwe, sibyo? ufite umugore umwe cyangwa umugabo umwe agomba kuba ari inyangamugayo, agomba kuba adakunda impiya, agomba kuba
mbwira. hanyuma urumva pastor Mutesi aramutse abegereye muri yakobo 3 umva seri wanjye umva maze ngusomere iri jambo. ndakumva. Reka dusome muri yakobo 3 umurongo wa 10 turageza kuri 12. Mu kanwa kamwe reka duhere ku 9. Urugo nirwo dushimisha umwami wacu wa twese. Ariko wereka mere hejuru sorry gatoreka yakobo 3 reka duhere ku 8. nta kibazo. Urageza kuri 12. Ariko ururimi rwo nta muntu wabasha kurumenyereza rwose, ni ububi budatuza rwuzuye ubusagwe bwica. 9. Urugo nirwo dushimisha umwami wacu wa twese kandi nirwo tuvumisha abantu baremwe mu ishusho y'Imana. 10. Mu kanwa kamwe havamo gushima no kuvuma. Bene data ibyo ntibikwiriye kumera bityo. Noneho 11. Mbese ye amazi meza n'akereta yabasha kuva mu isoko imwe? Sandrine, Karame, amazi meza n'akereta yabasha kuva mu isoko imwe? ntabwo byashoboka. 12. Bene data umutini wabasha kwera imbuto za elayo? Oya. Niba umupagani ashobora gushaka abagabo 2, 3, 4, 5, umukristo nakwiriye gushaka abagabo 2, 3, 4, 5? Niba umupagani abeshya umukristo nakwiriye kubeshya? Niba umupagani akina urusimbi umukristo akwiriye gukina urusimbi? Niba umupagani abetinga umukristo akwiriye kubetinga? Niba umukristo ashobora gusambana umupagani agasambana umukristo akwiriye gusambana? Ese ubwo umupagani azifuza kuza mu rusengero asangamo iki ko ibyo akorera hanze nawe uri mu bikora uri mu rusengero? Sandrine, ubu birakwiriye ko najya ku gasozi nkarwanira na papa happy ku muhanda ngo nuko yankoshereje cyangwa namukoshereje? Oya, ntabwo ari byiza. None se ubwo utarakizwa azifuza kuza mu rusengero asangamo nde? Birakomeye iby'abakozi b'Imana. Sandrine, birakwiriye ko nza mwicara kuri kamera nkavuga amakosa y'umugabo wanjye yose kuri kamera? Oya. Umudamu utarakizwa atazaba arimo anyigiraho iki? Azaba agikeneye kuza mu rusengero gukoramo icyo asanze nanjye ubwanjye ururimo ntacyo maze? Ese Sandrine, birakwiriye ko umukristo amamagara ngo musengere nkamubwira ngo banza ushyire $1000 hariya? Ntabwo bikwiye. None se niba ari ukuma amafaranga kugira ngo nkunde musengere, niyo yayajyana mu isoko n'ubundi icyo yari yabuze ni amahoro, yari yabuze umuntu umubwira neza, yari yabuze umuntu umuhumuriza. None nawe asanze ihumure ryawe urigurisha, yagiye mu kabari n'ubundi akanywa inzoga zikamuhumuriza, yamara gusinduka akongera agafata ayasigaye akongera agasubira mu kabari, kuko n'ubundi amahoro y'amagurano ntacyo amaze, sibyo? Hari ibintu byinshi bikorerwa hano muri iyi si yo hanze twe tudakwiriye gukora turi mu rusengero. Kugira ngo Sandrine uzaze mu rusengero ni uko ubanza ukamenya Eliane ururimo, duturanye, dusengana, tugendana, yitwara te, sibyo? Yego. Nze rero mu bintu nzazira kuvugisha ukuri, cyo bazakinziza ari benshi kandi muzakinziza muri benshi, kuko nta muntu uzankuramo ukuri ngo kujya ngo nkomerwa amashyi n'abantu benshi. Sandrine, nta mashyi nkeneye, ntihazagire unkomera amashyi, ntihazagire unsasira ibitambaro ngo ntamukeho, ntihazagire umbwira yuko mvuga neza, ntihazagire umbwira ko mbwiriza neza. Oya, uzumva icyo ijambo ry'Imana rikubwira, ubundi wige gusenga, usenge ibibazo wari ufite Imana ibigukemurire, noti gukomera amashyi Eliane, noti kubwira Eliane ko umukunda cyane, kuko ururimi runguye uyu munsi narwo ruzambwira ejo ko runyanga. Ibyiza
kw'Imana sibyo dushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo naho abantu uko bagukomera amashyi uyu munsi Yesu yaje mu isi barimo hozana 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 tutayimba hozana siko baririmbye Yesu yaje uzi buteye indirimbo bateye nabambwe 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 muturekurire baraba niwe nshuti twishakira sibyo baririmbiye Yesu hozana uyu munsi ejo bamuririmbiye ngo nabambwe nimuturekurire baraba igisambo cyacu nicyo dukeneye no muri iyi saga y'ivugabutumwa rero uraza bakagukomera amashyi ejo bati ntibakubambe n'ubundi wari waratuzengereje sibyo wishaka gukomerwa amashyi n'abantu icyiza gerageza ushake gukomerwa amashyi n'ijuru Sandrine uw'ijuru ryakomeye amashyi isi yose irayamuha uw'ijuru ryakomeye amashyi n'ubwantu batayamuha hari umugabo witwaga Lazaro yari umukene atagira umuntu n'umwe umwumva Nyamutunzi yari umukire afite abamukomera amashyi n'abamupfukamira n'abamuramya n'abagira gute ariko se Lazaro yarangiye gute Nyamutunzi yarangije gute ese tujya tureba inkuru za Hamani na Morodekayi ese kuki tutigira ku batubanjirije erega Sandrine agakiza kanjye niko kazamesha ijuru ntabwo amashyi Sandrine azankomera ntabwo amashyi umugabo wanjye azankomera ntabwo amashyi abaturanyi bazankomera azamesha ijuru sibyo muzankomera amashyi naje kuri kamera mbiyorobekeho mbiyoberanyeho nze nambaye agatambaro gapfutse amatwi n'amazuru n'amabinga nambaye nashikije ku ntoki nambaye ibigera ku birenge napfutse na za kirida zanjye zitagaragara ahantu hose mbese nikwije ariko ijuru rindeba rikumva ndanuka sibyo Bibiliya irambwira ngo isengesho ry'umunyabyaha ni ikizira imbere y'amaso y'Uwiteka isengesho ry'umunyabyaha rinuka nk'amagi yaboze niba muzi amahuri anuka ihuri rimenekera muri saro mugaturuka ku irembo ribanukira iyo nzu kuyinjiramo biragoye niko amasengesho y'umunyabyaha ameze ngo ariko isengesho ry'umukiranutsi ni nk'umubavu uhumura neza Eliya ndabizi uratetse ngiye kubaza ibibazo bibiri dusoze witegure dore mu kanya ufite n'amasengesho iminota iragiye wari wampaye kugira ngo ntakurambira abantu none ko bari buze gutungurwa abandi bikababaza ati se abakozi b'Imana ko rimwe na rimwe mukomeje gutenguha abantu abari bubabare wabasubiza iki beya ikavuga ngo Mutesi ashobora kubyumva nawe akazaza nongera kumbaza iryo zina ndakwinginze twabirangije ayiwe ntabwo ari byo bya mbere ari bube yumvise sinabyo bya nyuma ari bube yumvise si uyu mwaka byumvise si uku kwezi abyumvise mbabarira umuha amahoro yo hanyuma umuvandimwe wawe we urumva azabifata ate ko wamennye umuceri ego ndere wagowe mwene ndere rurangirwa se hari ikibazo afite umukwe wa ndere se hari ikibazo afite oya disi turi amahoro ni irihe somo abantu bagakuyemo rero ndabizi ko hari abashobora kuza kugutuka bati niba ati iyo ubyiceceka ukareka kubivuga kubiceceka ni uburenganzira bwanjye no kubivuga ni uburenganzira bwanjye ndakuze imyaka mfite irahagije kumenya ikibi n'ikiza nzi ibikwiriye kuvugwa n'ibidakwiriye kuvugwa nzi igihe cya nyacyo n'igihe kitari icya nyacyo kuba ibintu byarabaye 2018 yego 2019 Joel akaduhuriza kuri table imwe muri debate nkicarana nawe tugakorana debate ku meza
kumfungisha 2020 nyuma ya covid gake yasaga yo kumfungisha ikongera igahaguruka 2021 nge nawe tukabiganiraho 2022 bikaba bishojwe umwaka numva ari gihe uzi igihe cyo kuvuga n'igihe cyo guceceka yego kandi nawe azi igihe cyo gukora n'igihe cyo kubyihora naravuze ngo nabishaka ibi bintu niwe uzabishyiraho iherezo we ni ukuri kw'Imana nabishaka azabishyiraho iherezo ntabwo ari ikintu kigoye w'icyo agomba gukora arakizi ariko icy'iterabwoba cyo nikirimo biriya bintu byo kuvuga ngo hari umuntu ugiye gupfa ngo hari umuntu ugiye kugira gute ibyo byo n'iterabwoba kandi n'ubundi bupagani ni ukuri ntabwo bikwiriye hari icyo gukorwa mu gihe gikwiriye sibyo hanyuma igisigaye rero umuntu uzatungurwa umuntu uzabashoke reka mubwire ngo turacyari ku isi buryo cyambaye umwambaro wo kujya ku rugamba ntabwo akwiriye kwirata uwatabarutse ibyo uri kubona ubu bibanziriza gusubizwa sigaho kudamarara utabibuza kuza sibyo ngayo nguko Eliya mu gihugu hari umwami witwaga Benihadadi yajyaga akunda kubwira Ahabu ko agiye kumutera akamutsemba akamunyaga akamutwara abantu bose akamutwara n'abagore be beza n'ibiki byose bigeze aho Benihadadi ashira ubwoba aravuga ngo cyambaye umwambaro w'urugamba ntakirate nk'uwambuye atabarutse kuko tugiye guhura turwane ntabwo uzatsinda undi arinde nabwira umuntu wese rero watungurwa n'ibi bintu wakwikanga byumvise ngo turacyari ku isi turacyambaye umwambaro w'urugamba turacyarasana n'ibyaha turacyarasana na Satani ntabwo turagera aho umwanzi atabasha gutera ibuye rwose ikindi cya kabiri ntabwo Satani atinya mu rusengero naho yinjiramo n'ikimenyimenyi kikubwira ko yinjiramo yageze mu rusengero akorana dialogue n'Imana wabonye Yobu umwana wanjye nishimira utamwishimira se ko wamuhaye ubutunzi kuki ataguhimbaza genda utwara ubutunzi bwe ndabuguhaye ariko umwana wanjye ntumukore ntamukoraho se ntari bukomeze akagushima ko wamuhaye umubiri mwiza wamuhaye umugore mwiza wamuhaye abana beza wamuhaye ati byose ndabiguhaye ariko ubugingo simbukwemereye byashoboka ko uyu munsi Mutesi nawe yabaye Yobu byose byamushizeho yagize weakness wenda agwa muri Gasaro TV.